Murakaze neza kuri channel yanyu nk'ibisanzwe aho tubagize inkuru nshya zicukumbuye kandi zifite akamaro ku buzima bwa buri munsi. Uyu munsi turaga ku kibazo cyihutirwa kiri kugenda kivugwa hirya no hino mu Rwanda by'umwihariko mu gisata cy'uburezi, aho ibinyabutabire byarengeje igihe bibitse mu mashuri ya bimwe mu bigo byo mu Rwanda birimo byibazwaho byinshi. Ese ibinyabutabire bishobora kugira izihe ngaruka mu buzima bw'abantu, ku bidukikije ndetse no ku bukungu bw'igihugu? Kuki se bikiri mu mashuri kandi byarangije igihe? Ibi ni ibibazo ushobora kwibaza. Ni izihe ngamba ziriho zo kuvanaho mu buryo butekanye cyangwa se burambye? Turaza kubirebera hamwe muri kino kiganiro, cyane cyane ko inteko rusange y'umutwe w'abadepite yamaze gusaba ko iki kibazo gikemurwa vuba na bwangu, aho bamwe mu badepite n'abarimu basabye ko ibi binyabutabire bitwikwa cyangwa se bikajugunwa mu buryo budateza ingaruka ku bidukikije. Muri iyi video turasesengura ibyavuzwe kuri iki kibazo, turebe ingaruka zabyo ndetse tunaganire ku mahitamo ashobora gukemura iki kibazo mu buryo burambye. Ndagira ngo wenda mbere yuko dukomeza tuze kumenya neza impamvu dushobora kwirinda bino binyabutabire byarengeje igihe. Ubundi se abaganga bo mu busanzwe bavuga iki? Abaganga bagaragaza ko ibinyabutabire byarengeje igihe bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu bitewe n'uko biba byaratangiye kwangirika bigahindura imiterere yabyo ndetse bikabyara n'uburozi. Ibinyabutabire byinshi bigira imyuka cyangwa se impumuro ishobora kwinjira mu bihaha by'umuntu igihe umuntu ahumetse, bityo bikaba byatera indwara nka asima, indwara z'ubuhumekero cyangwa se kwangirika nk'imbavu wenda ahangaha ibyo twakwita lung damage. Bimwe mu binyabutabire bishobora gutwika uruhu cyangwa se rukarwangiza mu buryo bukaze iyo bikoze kuri urwo ruhu nyine nk'ibisanzwe. Hari n'ibishobora gutera imyanda ku ruhu, kanseri y'uruhu cyangwa se uburwayi bw'amaso igihe bikoze ku muntu. Abaganga baragaragaza ko guhumeka cyangwa se kunywa amazi yanduye n'ibinyabutabire bishobora kwangiza umwijima n'impyiko, kuko ibyo binyabutabire bishobora kugera cyangwa se kugenda byinjira mu maraso bikaba uburozi nk'ibisanzwe. Bimwe mu binyabutabire byarengeje igihe bishobora kugira ingaruka ku bwonko n'imyakura, bigatera ibibazo nko kudatekereza neza, kugagara kw'amaguru n'amaboko ndetse no kugira ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato. Abana n'abagore batwite nibo baba bari mu kaga kurusha abandi, kuko ibinyabutabire bishobora gutera uburwayi bw'imitsi ku bana, kudakura neza mu bwonko no gutera ibibazo ku mwana uri mu nda. Abaganga rero basaba ko ibinyabutabire byarengeje igihe bivanywa mu mashuri vuba na bwangu bikajugunywa mu buryo butabangamira ubuzima bwa muntu n'ibidukikije. Basaba kandi ko abarimu, abanyeshuri n'abakozi b'amashuri bahabwa amahugurwa ku bijyanye no gukorana neza n'ibinyabutabire no kubifata neza mu bubiko. Ndagira ngo uze kugumana natwe muri kino kiganiro kugira tuze kumenya neza ese ni iyihe mpamvu noneho abadepite baba bahagukiye kino kibazo, cyane cyane ko ari ikintu kiri gutera inkeke hirya no hino mu mashuri yo mu Rwanda. Ntucikwe muri kino kiganiro, ukanda subscribe, ukanda like ndetse ushangize n'abandi ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ese wumva iki kibazo cyari gikwiye gukemuka gute? Komisiyo y'uburezi n'ikoranabuhanga, umuco, siporo n'urubyiruko yagaragaje ko hari ikibazo cy'ibinyabutabire bikibitse mu mashuri kandi byarengeje igihe cyo gukoreshwa. Mu cyumweru gishize inteko rusange y'umutwe w'abadepite yagarutse ku kibazo cy'ibinyabutabire bibitse kandi byarengeje igihe, isaba ko harebwa uburyo bwo kubivanaho bikashyirwa aho bigomba gushyirwa. Rero umwe mu badepite bari bateranye, we twakwita wenda Egide Nkuranga, yagarutse kuri iki kibazo agira ati hari ibinyabutabire bikoreshwa muri library byarengeje igihe cyangwa se ibyo twakwita expired chemicals bikiri mu bubiko bw'amashuri, tukaba dusaba inzego bireba kwihutira kubikura mu aho ngaho byari biri bigatwikwa cyangwa se bigashyirwa aho bigomba gushyirwa, ariko bigakorwa mu buryo bitateza ikindi kibazo. Uyu mudepite yifuje ko iki kibazo cyaganirwa na Minisiteri y'Ibidukikije hakarebwa uburyo iki kibazo cyakemuka neza. Umwarimu wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Kageyo isomo ry'ubutabire cyangwa ibyo twakwita chemistry cyangwa chimie, yavuze ko ibinyabutabire byarangije igihe bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu mu buryo butandukanye. Agira ati hari ibyo umuntu ashobora gukemuka, hari ibyo umuntu ashobora guhumeka bikaba byamutera indwara mu myanya y'ubuhumekero,
hari ibisukika bishobora guteza inkongi igihe bihuye n'ubushyuhe bwo ku kigero cyo hejuru, ndetse hari n'ibishobora kumeneka bikaba byakorobwa bikajya nko mu butaka bikabwangiza ntibwere, cyangwa se ibyatsi n'ibiti bikuma, ndetse hari n'ibyatembera mu migezi amazi akaba yahumana. Yongeyeho ati ibintu byose iyo birengeje igihe byahawe bihinduka uburozi. Uzarebe umuti wakorewe kuvura iyo urengeje igihe wahawe niko bigenda uvanwa mu bubiko ukajugunywa. Na bino binyabutabire rero byaba byiza bijugunywe kuko byarengeje igihe kandi bigakorwa hatabayeho kwangiza ibindi binyabuzima. Kuri iki kibazo, perezida wa komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco, siporo n'urubyiruko uwo twita Rubangumya Furaha Emma yabwiye abadepite ko hari ikibazo cyihutirwa bagiye kuganira na Minisitiri w'Ibidukikije, ibyo binyabutabire bigakurwa mu mashuri n'ahandi hose bikigaragara. Iki kibazo cy'ibinyabutabire byarengeje igihe mu mashuri ni ingingo ikomeye igomba kwitabwaho vuba kugira ngo hatagira ingaruka mbi zigeraho abantu cyangwa se ibidukikije. Abadepite bagaragaje ko hakenewe igisubizo cyihuse, naho abarimu b'inzobere mu binyabutabire bakemeza ko ibinyabutabire bishobora kuba uburozi igihe bititaweho neza. None se ni iki cyakorwa ngo iki kibazo gikemurwe mu buryo burambye? Ese inzego bireba zihutira gufata ingamba zikwiye? Tubaye tubashimiye ko mwatuganye kandi mukagumana natwe kugeza ku musozi w'inkuru. Ntitwibagirwe kugira uruhare mu gukemura ikibazo tubinyujije mu gutanga ibitekerezo no gusaba ibisobanuro no gukangurira inzego bireba kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu, gikore nurangiza ujye ubana natwe, ukande like kandi usangize n'abandi bantu ujye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, mwari kumwe na Tera TV.